Sashimwe bene data ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese uko ayishaka ayibone. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, wa mugoroba wo gutabaza Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe Mwami Imana. Ariko tubanje guca bugufi kugira ngo tweze utuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo aka kanya ntikabe imfabusa, ahubwo kaba kumugisha. Ururu kubane natwe, tubere umuyobozi muri byose. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo yo mu gitabo 145 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye Mwami rikunezeze. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Mwami icyo nifuza cyane nukwera nkawe, nta n'ikindi shaka Yesu zajya nkumvira. Mbe nk'intumwa zawe Yesu, njye ngukorera, ngukurikire muvunyi, nkube witeka. Singitinya n'amakuba n'ibyago bindi, uwo nizeye ni Yesu n'agakiza ke. Twese tujya imbere hamwe mu by'inzira ye, turirimba n'indirimbo tunesha iteka. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza, ibice byaho ni 6, umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisiraheli. Gasome mu izina rya Yesu. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. Sinjye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje, mu muryango wa Manase nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose.
Uwiteka aramusubiza ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uwiteka nifuje ko tuganirira ijambo. Uwiteka yatumye Gideyoni gukiza Abisiraheli, kubakura mu maboko y'Abamidiyani. Ariko ikintu nashaka ko uyu mugoroba tuganiraho ni ugukorera Imana. Ni ugukorera Imana, ugakorera Imana nta kintu urebye, nta kintu urebeyeho, nta kintu na kimwe kikubuza gukorera Imana. Uyu Gideyoni Imana Uwiteka amaze kumutuma, Gideyoni arangije nyine yirebyeho. Ariko mbere yuko atangira kubwira Uwiteka ati ngewe ndi umuntu uciriritse, aho mvuka urahazi, yaramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nawe muvandimwe, nshuti, mubyeyi, mugabo unkurikiye uyu mugoroba, ndakwinginga kugira ngo ukorere Imana kandi ugende uko imbaraga zawe zingana. Gukorera Imana ntabwo bisaba ibintu byinshi. Gukorera Imana ntabwo bisaba kuba uzi kuvuga neza ijambo ry'Imana, ntabwo bisaba kuba uzi gusoma neza ijambo ry'Imana. Gukorera Imana, umuntu ashobora gukorera Imana mu buryo butandukanye. Ushobora gukorera Imana usura abarwayi, ushobora gukorera Imana usura abakene, ushobora gukorera Imana usura abari mu nzu y'imbohe, ushobora gukorera Imana uririmba, ushobora gukorera Imana uri umwinginzi usenga. Gukorera Imana ni ibintu umuntu akora uburyo butandukanye, ariko ni ukuri buri wese nakorera Imana mu buryo bwe uko ashoboye. Buri wese nagenda uko imbaraga ze zingana. Ni ukuri akorera Imana, abwira abantu ko Yesu ababarira, abwira abantu ko Yesu agira neza, abwira abantu ko Imana iriho, kubera ko hari abantu bavuga ngo Imana ntiriho, ngo ni ibipindi. Ariko ntabwo ari ibipindi, ni ukuri Imana iriho kandi Imana irakora kandi Imana irakiza, Imana ihindura amateka. Nimugende mubwire isi, nimugende mubwire abantu bose. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ntugahere kure cyane, ngo wamamaze ibya Yesu, ngo abaguye bari hafi. Ushobora guhera mu baturanyi, ushobora guhera ku mubana, ushobora guhera mu nshuti zawe. Ni ukuri abo kubwira Yesu barahari. Nimubabwire Yesu ko agira neza, mubabwire ko Yesu ariho, mubabwire Yesu ko atanga amahoro mu mutima. Ni ukuri nimuvuga Imana buri wese uko imbaraga ze zingana. Ni ukuri nabwira abantu uko Yesu akora, mubwire abantu ko Yesu ababarira. Gideyoni Imana yaramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana, ariko arangije aramubwira ngo mvuka ahantu iwacu turi abantu boroheje, ngo mu muryango wa Manase, kandi ndi n'umuhererezi. Ashaka kwisuzugura, wivuga ngo aho mvuka ntabwo binyemera gukorera Imana, wivuga ngo uko ndeshya ntabwo binyemera gukorera Imana, wivuga ngo uko nsa ntabwo binyemera gukorera Imana. Imana ntabwo ireba kuri icyo, Imana ibyo ntibyitayeho. Ni ukuri Imana nawe yagukoresha uko ungana. Imana yagukoresha aho uvuka. Imana ntireba, ni Imana itarobanura ku butoni. Imana ntireba aho umuntu avuka, Imana ntireba amashuri umuntu yize, Imana ntireba umuntu aho aturuka, Imana ntireba akazi umuntu afite. Umuntu wese yavugira Imana, umuntu wese yakorera Imana. Wikisuzugura ngo ntiwabishobora, wikisuzugura ngo ntushoboye. Urashoboye. Bwira abantu. Ni ukuri dufite ibintu byinshi twabwira abantu. Ufite ibyo wabwira abantu. Nawe hari ibyo wabwira abantu. Hari ibyo wabonye Imana yagukoreye, hari aho Imana yagukuye, hari ibibi Imana yagukuyemo, hari ubuzima yahinduye, hari aho Imana yagukuye. Ni ukuri wabwira abantu ko Imana iriho kandi ikora. Wabwira abantu ko Imana ihindura amateka kandi wafasha n'abababaye. Ni ukuri ukavuga Imana. Rero wikisuzugura, wireba umuryango uturukamo, wireba intara uturukamo, wireba agace utuyemo, wireba uko ureshya, wireba uko usa, wireba uko ungana, wireba ko uciriritse, wireba ko udasobanutse. Ni ukuri wabwira abantu iby'Imana. Bwira abantu rero iby'Imana, ubabwire ni ukuri ko Yesu ababarira kandi ko Yesu atanga amahoro. Ubwire abantu ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Ni ukuri n'abataramwemera nk'umwami n'umukiza, abataramwakira nk'umwami n'umukiza, nabo babwire ko Yesu abategereje. Ni ukuri ngo abagirire neza. Imana iduhane umugisha rero kandi Imana itugirire neza. Numvaga twavuga kuri iri jambo ko buri wese nk'uko Uwiteka
yatoranyije Gideyoni itarebye ko aturuka mu bantu boroheje, itarebye ko aturuka kwa Manase, itarebye ko ari umwana w'umuhererezi kandi hari n'abandi, kubera ko Imana itoranya uko ishatse. Imana ijya gutoranya Dawidi hari abasore bavukana barebare beza, basore b'ibigango, ariko Imana kuko itareba nk'abantu, kuko Imana idatoranya nk'abantu, irangije itora wa wundi umwe uba mu ishyamba, umwe batibukaga ko banamugira, umwe babonaga bafataga nk'aho atariho, wa wundi wirirwaga inyuma y'amatungo. Imana bari witoranya kubera ko Imana niyo izi uko ibigenza, kandi niyo izi iby'umumaro, kandi niyo ireba mu mitima y'abantu. Abo ngabo yabonye yuko wenda icyo gihagararo cyatuma badakorera Imana neza. Imana rero niyo itoranya umuntu. Ni ukuri nawe wo kwisuzugura, Imana yatoranyije Dawidi ikamugira umwami, yari umushumba, agakorera Imana. Ni ukuri nawe vugira Imana, ubwire abantu ibya Yesu, ubabwire ko Yesu ababarira, ubabwire ko Yesu ahindura amateka, ubabwire ko Yesu akora, ubabwire ko Yesu atanga amahoro yo mu mutima, ufasha abababaye, ufasha abarwayi, usura abari mu nzu z'imbohe, usura abari mu bitaro. Ni ukuri abo muturanye babandi boroheje, ugira umuntu uhindurira ubuzima, nawe uzaba uri gukora umurimo w'Imana. Nugira umuntu uhindurira ubuzima, Imana nawe izaguha umugisha. N'uwo ni umurimo w'Imana, kubera ko gukora umurimo w'Imana biri mu bice byinshi umuntu wese yakorera Imana, kandi Imana ikamugirira neza. Imana iduhane umugisha rero. Numvaga ari ryo jambo nshaka ko tuganiraho mugoroba, kandi ishimye Imana ko yabanye natwe. Reka dukomeze dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Data wa twese uri mu ijuru, dukomeje kugushima, tugushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye ubwo Uwiteka yatoranyaga Gideyoni ishaka kumutuma gukura Abisiraheli mu maboko y'Abamidiyani. Yabanje kwisuzugura, aravuga ati nabishobora nte, ko ndi umuntu uciriritse, ko nturuka mu boroheje, kandi nkaba ndi umuhererezi, ko ntashoboye. Hari abantu bajya bireba nabo bakabona badashoboye. Hari abantu bajya bireba nabo bakisuzugura, bareba aho baturuka bakisuzugura, bareba uko bareshya bakisuzugura. Ariko we nk'Imana ni wowe uzi mu mitima yacu. Turakwinginze kugira ngo abo bantu bireba bakisuzugura ubahe kwiyumvamo imbaraga, bafata imbaraga, bambara imbaraga, bakora umurimo wawe, kubera ko buri muntu wese yakorera Imana, buri muntu wese yakora umurimo wawe. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe kugukorera. Tubwire abantu ibyawe, tubwire abantu kuriho, tubwire abantu kukora, tubwire abantu kutanga amahoro mu mutima, tubwire abantu kuhindura amateka, tubwire abantu ko ubugingo bubonerwa muri wowe. Ni ukuri uyu mugoroba nsabiye umuntu wese imbaraga. Mana, ndakwinginze kugira ngo umuntu wese unkurikiye umuha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo imbaraga, abamama imbaraga, abakobwa n'abahungu imbaraga, abana bata imbaraga, abashaje ubaha imbaraga. Mana, babashe kugukorera bambaye imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, buri muntu wese navuga ibyawe, buri muntu wese nakoresha impano wamuhaye, kubera ko waduhaye impano zitandukanye zo gupfa ubusa, two kuzikoresha nabi, ahubwo tuzikoreshe tugiza abantu, tuzikoreshe twegereza abantu kuri Kristo. Data mwiza rero, dusengeye abarwayi, Mwami turakwinginze kugira ngo bakize, bakozeho ukuboko kwawe gukiza, ubatere urushinge rwawe rutaryana mu izina rya Yesu Kristo. Bahe gukira buri muntu urwaye uyu mugoroba. Mwami ndakwinginze ngo umuhe gukira, kandi turabizi ko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mwami Imana, Mana igira neza, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami dusengeye abandi bari mu bidafite umubaro, kugira ngo nabo bagaruze ubuntu bwawe, nawe baze Mwami imbere yawe, kuko imbere yawe Mwami kuba mu nzu yawe ni byiza. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo nabo bazane
Mana suku ubyutse mu itorero, ongera uha abantu inyota yo kugukunda, uha abantu inyota y'ijambo ryawe, uha abantu inyota y'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo abantu wongere ubahe kwitekerezaho, ubahe gutekereza ku iherezo ryabo, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo muri iyi si ngo ndi umushyitsi, ngo kandi sinzayihoramo. Nukuri iyi si ntabwo tuzayihoramo. Nyemerera buri muntu wese uyu mugoroba yongera atekereze, yongere yisubiremo, atekereze ku iherezo rye, kubera ko iherezo ryacu niryo rifite umumaro. Data mwiza, ijambo ryawe ryarambwiye ngo se ngo byakumarira iki ngo waguha gutunga iby'isi byose ngo ariko akakunyaga ubugingo. Mana turindira ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose. Mana dusengeye isi, abantu bararushye, abantu barananiwe, abantu bafite umubabaro n'agahinda, abantu barihebye, abantu bafite agahinda gakabije, ariko turakwinginze kugira ngo bahe amahoro yo mu mutima, amahoro utanga, bahe umutuzo, wongere ubahe kunezerwa. Data mwiza rero, aya masaha navuga byinshi, nakubwira byinshi, ariko reka ntuze ntutuze. Bana natwe rero, komeza utwiteho, icyubahiro ni icyawe, bune iteka ryose. Amen.